Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabasuhuje cyane bene data bakundwa, ndabahobeye. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye mu gitondo cy'uyu munsi. Ituremeye igitondo cyiza, umunsi mwiza Imana yaduhaye ikawurema ku bwacu kugira ngo tuwunezererwemo. Turimo gushima Imana ikomeje kuturinda no kudufasha tukabona kugira neza kwayo. Turimo turasoza umwaka wa 2022 tugeze mu kwa 12. Ibi ni ibitangaza n'ukuri mu maso yacu. Imana yarakoze, tuyiramburiye amaboko. Mumfashe tuyiramburira amaboko. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Bakundwa bene data, muri kino cyumweru turimo turaganira ku magambo yo gushima Uwiteka. Turimo turashima, nta yandi magambo dufite uretse yo gushima. Turi kuvuga ngo dushimire Uwiteka kuko ari mwiza, tumushimire imbabazi zayo zihoraho. Narinje kukubwira ngo ushimire Uwiteka, imbabazi ze ni nyinshi cyane. Dusoma amagambo y'Imana yanditse muri Zaburi 118 umurongo wa mbere tugeze kwa kabiri. Handitswe ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihora Uwiteka ryose. Abisirayeli bavuge bati imbabazi ze zihora Uwiteka ryose. Imana ishimwe. Yego, nje kukubwira ngo imbabazi z'Uwiteka ni nyinshi cyane, nizo zitubeshejeho. Turaryama amahoro tukabyuka amahoro kubw'imbabazi zayo. Turabo turibo kubw'imbabazi zayo. Ducumura karijana cyangwa inshuro nyinshi mu yandi magambo, ariko imbabazi zayo ntabwo zijya ziva kuri twe. Imbabazi z'Imana, imbabazi z'Uwiteka zabaye kuri twe kandi ziba kuri twe. Mana niyo itubeshejeho, imbabazi zayo ni nyinshi kuri twebwe, ni nyinshi pe. Imana ishimwe. Uziko Bibiliya ivuga ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha zingana. Afite imbabazi nyinshi, ariko hano hajemo ijambo rivuga ngo izo mbabazi nyinshi azigirira abamwubaha. Mbese wubaha Uwiteka? Imbabazi nyinshi Uwiteka agira ngo azigirira abamwubaha, niko Bibiliya itubwiye muri Zaburi 103 umurongo wa 11. Yusomye umurongo wa 17 muri iyo Zaburi, haravuga ngo imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha, nanone abamwubaha, ngo zahereye kera kose kandi zizageza iteka ryose. Haleluya. Ndetse Bibiliya irakomeza ikavuga ngo gukiranuka k'Uwiteka kugera ku buzukuru babo ngabo bamwubaha. Imana ishimwe. Abubaha Uwiteka imbabazi abagirira ni nyinshi, zizageza iteka ryose kandi zizagira no ku buzukuru babo. Imana ihabwa icyubahiro. Ndaguhendahendera kubaha Uwiteka nshuti yanjye. Uziko imbabazi z'Uwiteka arizo zituma tudashiraho. Niko mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya hatubwira mu bice 3 umurongo wa 22. Ni nyinshi kandi nizo zituma tudashiraho kuko ibambe rye ritabura. Haleluya. Nimushimane Uwiteka nanjye kuko imbabazi ze zituma tudashiraho bene data. Imana ishimwe. Narindimo mbabwira ngo imbabazi z'Imana ni nyinshi cyane. Hanyuma Data wa twese Uwiteka Imana ni umunyembabazi, ariko hari icyo adushakaho. Arashaka ko natwe tuba abanyembabazi. Twagiye tubivugaho muri audio zacu zashize cyangwa mu nyigisho twatanze ahabanje. Twavuze ku mbabazi. Yesu yigisha abigishwa be kubabarira. Yesu yigisha abantu kubabarira. Arababwira ngo nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko yongeraho n'ikinyuranyo cy'ibyo,
haravuga ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo namwe so mu ijuru ntabwo azabababarira. Imana irashaka ko tuba abanyembabazi nk'uko nayo ari umunyembabazi. Bibiliya itubwira ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Niko urwandiko rwandikiwe Abaefeso rutubwira ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Imana niyo twigiraho. Imana ni data, ni umunyembabazi. Ashaka ko tuba abanyembabazi nkawe. Ashaka ko tumwigiraho nk'uko afite imbabazi nyinshi cyane. Arashaka ko natwe tuba abanyembabazi. Yesu yabwiye abantu, uzabisoma mu butumwa bwizwa bwanditswe na Luka ibice 6 umurongo wa 36. Yesu aravuga ngo nyamuneka mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azibagirira. Mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira. Mugirirane imbabazi nk'uko Uwiteka yatubabariye, akatubabarira muri Kristo Yesu. Uwiteka yatubabariye ibyaha muri Kristo Yesu. Tugira imbabazi, tubabarirane natwe turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Tweze tuvuga ku mbabazi. Imbabazi zituruka ku ijambo cyangwa ku nshinga kubabarira. Kubabara mu mwanya w'umuntu, kubabara mu mwanya we, ukishyira mu mwanya we, ukumva uburyo ababaye maze ukababara mu cyimbo cye. Abwira ati wambabariye, burya bakubwiye ngo nyamuneka babara mu mwanya wanyu. Imana irashaka ko tuba abanyembabazi kuko ni data nkuko nayo ari umunyembabazi. Hari icyo Uwiteka dushakaho, muri byinshi dushakaho. Nusoma mu buhanuzi bwanditswe na Mika mu bice 6 umurongo w'8, harimo ibintu byinshi bavuze bitatu ngo hari icyo Uwiteka agushakaho. Bavuzemo ibintu bitatu. Bavuga ngo ni ugukora ibyo gukiranuka, ngo ni ugukunda kubabarira no kugendana n'Imana ye wicisha bugufi. Turimo turavuga imbabazi. Kimwe muri ibi bitatu Uwiteka gushakaho nuko ukunda kubabarira, nuko ukunda gusaba imbabazi, nuko ukunda imbabazi z'Imana ko zaba kuri wowe. Nyamuneka babarira abandi, ukunde kubabarira. Ubabarire n'abatagusabye imbabazi. Uko nitubabarira abantu ibyaha byabo, Data wo mu ijuru azatubabarira natwe, kandi tuzagira amahoro yo mu mutima. Tuzabohoka, tuzaryama dusinzire, nta pression, nta muvuduko w'amaraso tuzagira duhagaritse imitima. Nidukunda kubabarira, tukababarira, tukagira imbabazi nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyembabazi, tukamwigiraho nk'abana bakundwa. Hanyuma nagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana ridusaba kwambara imbabazi nk'umwambaro. Mu rwandiko rw'Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 12 haravuga ngo nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi. Niba wubaha Uwiteka, ukaba uzi ko wabaye umwana wo mu rugo wizeye Kristo, biragukwiye ngo wambare umutima w'imbabazi. Nta muntu wubaha Imana utagira imbabazi, nta mwana w'Imana utagira imbabazi. Ariko uribaza umuntu yanze kukubabarira, uburyo ugira umubabaro, uburyo umutima wawe uhagarara, uburyo urara udasinziriye. Bakubabara bavuga ati ndakubabariye, umuntu akabwira ati ndakubabariye, ukumva ugize amahoro. Ayo mahoro ugira yifuriza undi nawe waguhemukiye, umubabarire kugira ngo nawe asinzire yumva ayo mahoro y'umutima. Imana irashaka ko twambara imbabazi, tukambara umutima w'imbabazi nk'umwambaro. Umva ukuntu Salomo yabyanditse mu gitabo cy'Imigani ibice 3 umurongo wa 3. Yaravuze ngo imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike no ku nkingi z'umutima wawe. Hariho ibintu abantu bajya bambara mu ijosi kuko babikunda, bakambara imikufi, bakambara inigi, babikunze. Muri ibyo wambara, Imana iragusaba ngo wambaremo n'imbabazi, uzambare mu ijosi, uzandike no ku nkingi y'umutima wawe. Imana nigufashe kandi gushyigikire mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana nigushyigikire, ikubashishe kugira izi imbabazi. Hanyuma nagira ngo mbabwire nsoza, mwanya wacu ntabwo aba ari munini. Hariho ingororano z'abantu bagira imbabazi. Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo wa 7 ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Niba ugira imbabazi nawe uzazigirirwa, niba ubabarira nawe uzababarirwa.
nabivuze mu kanya, twarabivuze mbere, nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira namwe, nimubagirira imbabazi namwe muzazigirirwa. Mana niba ashyigikire. Nasomye muri Zaburi 112 umurongo wa 4, nsoma handitswe ngo abantu b'abanyembabazi, umuntu ugira imbabazi, ngo umucyo umuvira mu mwijima, mu gihe umwijima ubuditse, mu gihe uri mu gihe cy'ibibazo. Mwijima hano ugaragaza ibibazo. Mu gihe wayobewe, umwijima ari urimo, ngo iyo ugira imbabazi umucyo urakuvira kandi uri mu mwijima. Mana niguha umugisha. Mu gitabo cy'Imigani 11 umurongo wa 17 handitswe ngo umunyembabazi agirira neza ubugingo bwe. Izi mbabazi z'Uwiteka ni nyinshi cyane. Uwiteka arashaka ko natwe tuzigira tukamwigiraho. Uwiteka arashaka ko tuzambara nk'umwambaro. Uwiteka arashaka ko tuzambara mu ijosi nk'urunigi, tukazandika ku nkingi z'umutima, kandi tukibuka ko hariho ingororano ku banyembabazi. Dushima Uwiteka watubabariye. Mu buryo bwo kumushimira ni mu gihe tubabarira abandi, ni mu gihe tumwigiraho kuba abanyembabazi nk'uko ari umunyembabazi. Uwiteka nabashyigikire mu izina rya Yesu. Mana nibaho umugisha, mufashe dushima Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Uko ari nyinshi yatugiriye, niko ashaka ko natwe tugira nyinshi tuzigirira abandi. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu.